Oui, alo, muraho neza? Yego ni BYT kuri turi ku isi TV ntabwo mwibeshye. Okay, murifuza ko uyu munsi twabatembereza hehe? Okay, nta kibazo, bwira inshuti zawe nazo zize zikurikire turi ku isi TV. Noneho urugendo duhite turutangira. Oh, that's good. Niba warakoze subscribe, Imana iguha umugisha kandi wabishishikariza n'abandi benshi cyane batandukanye. Yeah. Uyu munsi umukunzi wacu aduhamagaye atubwira ko twabatembereza muri pariki ya Nyungwe, akamenya byinshi bitandukanye biberamo bitangaje, akabona izo nyamaswa bavuga ndetse akamenya icyo bisaba kugira ngo wemererwe kujya muri ino pariki. Nanjye nta kuzuyaza nk'umuntu wabasezeranyije ko nzabatembereza mu gihugu cy'u Rwanda cyose ndetse n'imahanga tukazagira n'ibikunda. Nahise mfatiraho ntungayo kamera yanjye kugira ngo nawe turi kumwe ubashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye kuri ino pariki ikomeye ku rwego rwa Afurika ndetse ikaba ibumbatiye ibinyabuzima bitandukanye. Niba ariho ugeze kuri umurongo mugari wa YouTube, urasabwa kudukurikira ukanda kuri buto ya subscribe ugahita uba umwe mu banyamuryango ba Turi ku isi TV. Mbahe ikaze mwese, reka tubare mu rugendo rwo kumenya pariki ya Nyungwe. Mbere na mbere manza umenye ko iri shyamba rya Nyungwe riherereye mu karere ka Rusizi, akaba ari naryo shyamba rinini dufite mu Rwanda, mbese ku buryo ushobora kurigeraho nawe ukibaza uti se iri shyamba riba mu Rwanda? Ni mu gihe ku isi ishyamba rinini dufite ari ishyamba rya Amazone riherereye muri Brazil. Ubwo hari mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2023, UNESCO yemeje ko iyi pariki ari ahantu hashya hagomba kujya mu hagize umurage w'isi. Guhera ubwo iyi pariki yahise ijya mu mware w'ahantu ndangamurage ku isi. Ikindi ukwiye kumva neza nuko ino pariki ariyo yabaye iya mbere mu Rwanda yemejwe na UNESCO kugira ngo ijye kuri rutonde. Ako kanya hatangira gukazwa ingamba zo kosigasira cyane nk'ahantu hafite agaciro ku kiremwa muntu ndetse no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye. Rino shyamba rya Nyungwe riri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda. U Rwanda rwarigize icyanya cyo kubungabunga inyamaswa kuva mu myaka irenga 30 ishize. Iri ni ishyamba ry'inzitane nk'uko uri kuribona, rigizwe n'ubwoko bw'inyamaswa zidasanzwe ndaza kukwereka mu kanya ndetse n'ubwoko bw'ibiti bitagira ingano. Utu ni tumwe mu turere ngiye kukubwira dukora kuri rino shyamba. Ku mwanya wa mbere haraza akarere ka Rusizi, hakurikiraho akarere ka Nyamasheke, akarere ka Nyamagabe ndetse n'akarere ka Nyaruguru. Utwo turere twose nkubwiye duherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ukihagera ikintu kigutera amatsiko ni ikiraro ngiye kukwereka cyubatse mu kirere ku buryo butangaje ndetse no ku buryo utapfa gusobanukirwa. Abakerarugendo iyo bageze muri Nyungwe bahita bajya muri iyi nzira yo mu kirere kugira ngo bitegereze neza inyamaswa zitandukanye. Iyo nzira ifite metero zigera ku 160 zose. Muri make nawe uyibonye wahita uvuga uti se bayubatse mu buhe buryo? Ukigera muri iri shyamba ntabwo wagira ikibazo cy'inzara cyangwa aho urara, kuko hubatsemo hoteli ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ino hoteli yitwa One and Only Nyungwe House. Gusa iyi hoteli ikintu abenshi bavuga ko igoranye kuyibamo nuko iyi hoteli ihenze ku rwego utapfa kwisobanurira. Impamvu henze nuko irimo ibyumba bihenze cyane, kuko bavuga ko irimo icyumba gishobora kwishyurwa amadolari ari hejuru y'ibihumbi 3. Ayo mafaranga uyashize mu mafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 4 zose. Kandi urumva izo miliyoni nuko uzishura mu ijoro rimwe gusa. Sinzi niba uri umunyarwanda wagira ubushobozi bwo kurara muri no hoteli. Iyi pariki ya Nyungwe irimo ibinyabuzima bitaboneka ahandi hose ku isi. Birimo nk'ubwoko bw'inguge budasanzwe, inkende zifite umwihariko ndetse n'uducurama tudasanzwe. Ikindi kirimo n'aya moko y'inyoni agera kuri 7 yari yarenda kuzimira ku isi, kuko muri la minsi barabaze basanga asigariye muri ino pariki ya Nyungwe gusa. Hari ubundi bwoko burenga 300 bw'inyoni bwavumbuwe muri iri shyamba.
Izo mvuze ni izitabasha kuboneka mu zindi pariki, naho izindi nyamaswa zisanzwe zo ntabwo twazibara ngo tuzirangize. Mu myaka yashize abahanga batangaje ko umugezi wa Nile waba ufite isoko muri Nyungwe, nubwo isi yo itarabyemeza muri rusange. Ikindi nuko mu Rwanda amasoko y'amazi 70% aturuka muri ino shyamba. Iyo usuye Nyungwe ushaka kwibonera ibyinshi bitandukanye, wasura Nyungwe kugira ngo ubashe kubona ibyo nari kukubwira, cyangwa se ubashe kwibonera byinshi cyane bitandukanye, dore ko we uhageze byaba ari ibintu byoroshye rwose. Reka ngukanguriye kugera muri Nyungwe nawe ubone byinshi cyane bitandukanye, dore ko byoroshye cyane. Uri umunyarwanda cyangwa uri umuturage wa East Africa, ni amadolari 10 mu ijoro rimwe gusa. Ni mu gihe wishyura amadolari 15 mu gihe urararamo amajoro 2, naho mu gihe wararamo amajoro 3 wishyura amadolari agera kuri 20. Mu gihe waba uri umunyamahanga utuye mu Rwanda wishyura amadolari 100 mu ijoro rimwe gusa. Abana bari munsi y'imyaka 6 nta kintu bisaba, bapfa kuba bazanye n'abantu bakuru. Muri make umwana uri munsi y'imyaka 6 ntabwo bamwishyuza. Nawe hagere urebe ibyiza bitatse igihugu cy'u Rwanda. Reka dusoreze aha kugira ngo duhite tujya mu kiganiro cy'amasegonda make cyitwa Ukuri Kose Vibes. Ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde. Twari twatembereye muri pariki y'igihugu cy'u Rwanda ya Nyungwe, ubwo twabonye byinshi cyane bitandukanye utaruzi, ndetse wamenye byinshi cyane wari ufitiye amatsiko. Reka tuzatembere ahandi hantu wifuza kuzatemberera, mbwira muri comment. Ariko reka kugenda utumvishe aka kantu karatwara. Of course turi ku isi guys, ba witonze. Uyu munsi si wo gucira urubanza umuntu n'umwe, si wo kwicuza ibitaragezweho mu mwaka washize, ahubwo ni umunsi wo kwisubiza icyizere. Uri umwe mu binjiye mu mwaka washize ufite intego nini cyane, ndetse ufite n'icyizere kiguha imbaraga zo kuzagera kuri izo ntego wiyemeje. Gusa ikibazo ufite ni uko mu ntego wari ufite umwaka washize uzigezeho 50% cyangwa 50 nako ntukageze. Ubuzima bwaragushaririye, utangira kwicuza impamvu wageze muri iyi si. Bamwe bakomeza kwibaza bati what can we do? Niba uri kunyumva, myaka atari wowe wenyine uri kunyura muri ibyo bihe bikomeye. Muri ubu buzima kunanirwa si gutsindwa, kandi guhagarara si kwiyambura agaciro kawe. Ibyo byose iyo bibaye baba bifite impamvu. Ikindi cyongera kuri ibyo byose ni uko muri ubuzima bwacu bwa buri munsi bugizwe n'impinduka izishobora kugaragara ndetse n'izitagaragara buri umwe wese. Duhurire muri comment. Turi ku isi hamwe nanjye BYT mu Kuri Kose Vibe.